umugore akunda cyane, umugore babanye muri 2015, urumva ukurikije neza bamaranye imyaka irenga. Mu isi buri wese yifuza kugira uwo afataho icyitegererezo, abo dukunze kwita role model. Ashobora kuba ari umubyeyi wawe, papa cyangwa mama, ashobora kuba ari inshuti cyangwa umuvandimwe, ashobora kuba ari undi muntu uzi runaka wagize ikintu akora, ashobora kuba ari umuntu runaka wagize icyo akora. Mu isi niko bigenda, niko bibayeho, buri wese yifuza kugira uwo areberaho cyangwa se agenderaho. Abagendera ku bitekerezo byabo usanga ari bake cyane, ariko usanga buri wese yifuza kumera nka kanaka cyangwa se yifuza kugenza nkawe. Hano rero tugiye kurebera hamwe bamwe mu bahanzi b'Abanyarwanda, buri muhanzi areba akifuza kuba yamera nkabo cyangwa se akifuza kuba yagera mu murongo nk'uwabo. Ibihe ntabwo ari bimwe, buri wese afite igihe ari gukuriramo. Hari imyaka, haba harimo ibintu bitandukanye bituma mugenza muri ubwo buryo. Benshi rero mu batandukanye bijyanye n'imyaka barimo bifuza kugira abo bareberaho. Mu Rwanda abahanzi buri wese yifuza kumera nkabo cyangwa se mu bakizamuka bifuza kugira ingo nk'izabo. Abo twavuga muri bano bahanzi, twavuga uwo bita Riderman, muramuzi, twavuga Tom Close, twavuga Clement na Knowless, twavuga Nibo. Aba nibo bahanzi nifuje kuba nababwira kuri uyu munsi cyangwa se nifuje kuba twaganiraho, bashobora kuba bafite bimwe bagezeho cyangwa se bafite bimwe bakoze, bafite imiryango imeze neza. Buri muhanzi yifuza kuba yagenza nkabo cyangwa se yifuza kuba yagira urugo ruhamye cyangwa se rukomeye nk'urwabo. Iyi ni Nandi Media, komeza udukurikire tujyane muri kino kiganiro cy'uyu munsi, mubane nanjye. Bagiye bamenyekana mu muziki w'u Rwanda cyangwa se no hanze yawo. Ibi ngibi ni bimwe mu bikorwa bagiye bakora, bamwe bagenda babibukiraho. Bamwe mu bahanzi bazamuka bifuza kumera nkabo, ndetse no mu bahanzi bakomeye bari muri uno muziki w'u Rwanda bifuza kugira ikirenge mu cyabo. Izi ni ingo zikomeye z'abahanzi bakomeye babazwa hano mu Rwanda ndetse bagikora n'umuziki. Ku mwanya wa mbere twavuga Tom Close, tukavuga Clement Ishimwe, tukavuga Nibo, tukavuga Riderman. Ibi byamamare rero byose nk'uko mubizi, bamwe ni abahanzi abandi ni abaririmbyi. Iyo mvuze ngo abahanzi cyangwa se abaririmbyi twese dukunda kubyita ibintu bimwe, ariko ndakeka umuhanzi n'umuririmbyi ari abantu babiri bashobora kuba batandukanye. Nibo niwe tugiye guheraho. Impamvu tumuhereyeho si uko twavuga ngo niwe uri ku mwanya wa mbere cyangwa se iki, nuko ari we ugaragara nk'ufite abana bakuru cyangwa se uwatanze aba bombi gushinga urugo. Nibo nk'uko bigaragara ko ari umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bafite urugo rwiza. Buri muhanzi wese yakwifuza gufataho icyitegererezo cyangwa se yakwifuza kuvuga ngo ndifuza kugira urugo nk'ubw'uyu muhanzi, niko kigewe ntabibasha. Undi tugiye kuvuga ni Riderman. Riderman afite umugore akunda cyane, umugore babanye muri 2015, urumva ukurikije neza bamaranye imyaka irenga 7 babana. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bigaragara cyangwa se mu bikorwa aba bahanzi bagiye bakora. Bamwe mu bavuga bati abahanzi ntibashobora kugira urugo ruzima cyangwa se iyo bashakanye n'uwo igikurikira kiba ari ugutandukana, akaba ari agahararana. Ariko uyu munsi nifuje kubagezaho couple zikunzwe cyangwa se couple zagiye zishinga urugo rugakomera hano mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere tuvuze Nibo, dukurikize Riderman. Undi tugiye kuvuga ni Tom Close. Tom Close na Tricia nabo bakoze urugo rumwe. Iyi ngiyi ni couple y'abahanzi b'Abanyarwanda twavuga ko ibanye neza kandi ikunzwe n'abafana benshi. Indi tugiye kuvugaho ni couple ya Clement Ishimwe na Knowless. Knowless ni umuhanzi w'umuririmbyi, ndetse tukavuga na Clement ni producer. Urumva ko byahuye bihwanye. Abangaba ni bamwe mu bafite ingo nziza kandi zimeze neza. Buri muhanzi yifuza kuba yatera ikirenge mu cyaho, buri muhanzi yifuza kuba yagira urugo rwabo. Ingo ziratandukana n'abantu baratandukana, ibyo duhurira mu ngo si bimwe.
buri wese agira amaguru, ariko iyo turebesheje ijisho turebeye hanze turebye n'ibyo tubona nuko izi couple z'aba bahanzi ni zimwe muri couple zibanye neza mu kino gihugu cy'u Rwanda muri entertainment y'u Rwanda. Buri muhanzi yifuza kuba yafataho icyitegererezo. Iyi ni Nandi Media, nimba wafunze ibyo dukora ntibibagirwe gukora subscribe. Bye bye.